Yesu ashimwe bavandimwe mwese. Nifuje kubazanira ikiganiro ciza nanone kuko bisanzwe, kandi ndagushimira wowe ubikurikira. Mwuka w'Imana gushoboze kubyumva cyane. Uyu munsi muri iki gitondo reka nkubwire umumaro w'umwuka wera. Umumaro w'umwuka wera. Dukunze kumva abantu ngo twagize ibihe byiza, ngo umwuka wera yari ari kumwe natwe, ngo umwuka yavuze, ibitangaza byakoretse, ngo tujye mu mwuka nta kugorana, ngo umwuka wera wigaragaje ibintu, imvugo nyinshi. Ariko se ni uwuhe mumaro w'umwuka wera? Umuntu wagize wuzuye umwuka wera ni uwuhe mumaro bimugirira? Kuko kuzura umwuka wera ntabwo ari nka kurya k'uruzi rwuzura gusa rukongera rugahogokwa. Umwuka wera ugira umumaro wawo. Kuzura umwuka wera ni uwuhe mumaro wo kuzura umwuka wera? Ndakwinginze audio yikurikire. Wowe wuzura umwuka wera, wowe ubona buzuye umwuka wera, ubisobanukirwe neza, ubyumve neza, kuko nta kintu Imana yakoze kidafite ico kimaze. Mu yandi magambo, ubukristo buzira umwuka wera, ubukristo buzira umwuka wera cyangwa se budafite umwuka wera, mu by'ukuri ntaco buba bumaze. Nyuma yuko umaze kubatizwa, hari undi mubatizo uba ukenewe, hari undi mubatizo uba ukeneye kubona, ari wo mubatizo w'umwuka wera. Kubera izo mpamvu, utarankurikira, ugomba gukora ubusabane, jenga ushirika na Roho Mutakatifu. Kambanze ngushimire we wakoze subscribe, ukaba untegera warakoze subscribe, uri mu bantu 19% ry'abantu bankurikira, ariko 80.9% ry'abadukurikira mu by'ukuri n'abatarakora subscribe. Nkwinginge ngusabe, nimba unkurikira utarakora subscribe, byaba byiza uyikoze kugira ngo bidutere courage, tumenye ko hari abantu bakurikira ibyo turi kubwiriza. Imana iguha umugisha mwinshi cyane, ndabizi kuraza kubikora. Dusome Zakariya ibice 4 umurongo wa 6. Haravuga ngo, aransubiza ati, ijambo Uwiteka atumye kuri Zerubabeli ngiri ati, si kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka wanjye, ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga. Amen. Si kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka wanjye, ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga. Amateka ya Zerubabeli ni maremare cyane, yakoze ibintu bikomeye cyane, ariko Imana iramubwira ngo, umuhanuzi araza aramubwira ngo Imana iravuze ngo ntabwo ari kubw'amaboko yawe, nta nubwo ari kubw'imbaraga zawe bwana Zerubabeli, ahubwo ni kubw'umwuka w'Imana, ni kubw'umwuka w'Uwiteka, niko Nyiringabo avuga. Amen. Abantu duterana cyangwa duhurira mu bintu bitandukanye by'amateraniro, ibyo tuvuga ngo ni amateraniro yera, ibyo simvuze amateraniro yose, ari amateraniro duhuriramo tuje guhimbaza Imana no gusenga Imana. Ikintu cyose uzakora kubw'imbaraga zawe, kubwiza ukuri, ntabwo Imana izacemera. Nubwo woguruka ukagera iriya ugakubita za kiribitire, ugakora utuntu n'utundi, ukiyerekana mu buryo butandukanye, ikintu cyose, nimba ari no kubwiriza, nimba ari ukwerekwa, nimba ari uguhanura, ndakubwiza ukuri wowe unkurikiye, niba ari ukuririmba muri korali, nimba ari ukuririmba indirimbo zo guhimbaza Imana uyoboye abandi,
ikintu cyose nkubwire ukora utagishobojwe, utagikoreshejwe n'imbaraga z'umwuka wera, ntabwo Imana icemera. Ntabwo Imana icemera. Ikintu cyose ukoreshwa n'imbaraga zawe n'ubugenge n'ubwenge n'ibindi, no kumenyekana no gukora no kubona umwanya no guhabwa agatuti n'ibindi, ikintu cyose ukora utagikoreshejwe n'umwuka wera w'Imana, Imana ntabwo icemera. Kuko si kubw'imbaraga zawe, si no kubw'amaboko yawe, ahubwo ni kubw'umwuka wanjye, ni kuwiteka Nyiringabo avuga. Amen. Mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 1 umurongo w'8 haravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Donc ikintu cyose udakoreshejwe n'imbaraga z'umwuka wera w'Imana wamanutse, icyo kintu ntabwo ari cyo, ni kibi cyane. Ariko umwuka wera w'Imana nabamanukira muzahabwa imbaraga. Yesu yabanye n'abigishwa be, yabanye n'abanyeshuri biwe imyaka 3 hafi n'igice. Ariko agiye mu ijuru yarababwiye ngo murindire umwuka, niwe uzabashoboza gushira mu bikorwa ibintu byose nabigishije. Bo bakoranaga pratique na Yesu. Yahagurutsaga ibimuga, yahumuraga impumyi, yasengeraga abarwayi, abadayimoni bagahunga, ibintu byinshi cyane. Ariko arababwira ati nabikoze turi kumwe, ntimushobora kubishobora, mutegereze umwuka wera. Muvandimwe, nimba hari ikintu ukora ku bwenge n'ubugenge bwawe, kubwiza ukuri icyo kintu kigupfira ubusa. Nimba ari igisirimba ni siporo nk'izindi, nimba ari ukubwiriza ni speech nk'izindi, ntacyo bikora, nta n'icyo bimaze. Muri Luka ibice 24 umurongo wa 49 haravuga ngo kandi dore ngiye kuboherereza ibyo data yasezeranye, ariko mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Haleluya. Wa muntu we, nimba ukijijwe, nimba umaze iminsi mu rusengero, reka Imana ikuzuza imbaraga ubone gukora. Kama hautamshirikisha Roho Mtakatifu maishani mwako, vitu hivi vitapungua. Hari ibintu bigomba gucika intege, hari ibintu bigomba kugabanuka imbaraga igihe cyose utagizuranye ubusabane n'umwuka wera. 1. Maisha yako hayatakuwa na mpangilio. Ubuzima bwawe ntibuzagira gahunda. Wewe kama haumushirikishe Roho Mtakatifu kandi warakijijwe ukorera Imana, simvuga batarayimenya, ndavuga twebwe abamenye Imana, nutagira ubusabane n'umwuka wera, ubuzima bwawe buzaba without program, without pasipo mupangilio. Niko byari bimeze n'Imana imaze kurema ibintu byose. Ubisome mu Itangira igice cya 1 umurongo wa 1 n'uwa 2, usome n'uwa 5. Imana yaremye ijuru n'isi, ariko ibintu byose nta gahunda byari bifite. Ndakubwiza ukuri, kugeza ubwo umwuka wera yashize ibintu kuri gahunda. Ubisoma uraza kubibona, umwuka wera yari hejuru y'amazi, hejuru iriya, ibintu byose biza gukunda. Byose nshaka kubitindaho. Icya kabiri kitazakunda nutagirana ubusabane n'umwuka wera, changamoto mateso hayatafika kikomo. Ibyo bibazo ugira, praise God, ibyo bibazo ugira, izo challenges, changamoto, ayo mateso yawe ntabwo ashobora kugera ku iherezo, ntabwo ashobora kurangira. Umwuka wera ni ushira iherezo kuri ibyo bibazo byawe ufite. Hakika yose, hakika kabisa. Reba urebe mu Itangiriro ibice 8 umurongo wa 1 ugeze ku wa 5. Imana umunsi yibutse Nowa, utagira ngo Nowa nubwo yari yarokotse ari mu nkuge n'abantu be na biriya bintu byose yinjijemwo, wibaza ukuntu umuyaga wari kumutwara hirya no hino, umwuzunguza hejuru y'amazi hirya no hino. Imana yibutse Nowa, iminsi yari amaze mu nkuge ireremba hejuru y'amazi. Nta kindi Imana yakoresheje, yahuhishije umuyaga ukamya amazi.
Donc Imana yohereza umwuka wayo ugakamya ibyo bibazo, ugahuha ibyo bibazo, ugakiza izo ndwara, ugakukura muri izo challenges, ukagukura muri ayo mateso. Shirikisha Roho Mtakatifu, muwe rafiki. Muri Zaburi ibice 46 umurongo wa 10, mu zindi Bibiliya n'umurongo w'9 haravuga ngo akuraho intambara kugeza kumpera y'isi. Avunagura imiheto, amacumu yacamwo kabiri, amagara yatwikisha umuriro. Haleluya. Ni Roho Mtakatifu ambaye atakupa starehe. Ni umwuka wera uzaguha gutuza mu buzima bwawe. Ni umwuka wera hindura amateka ndugu zangu. Ibi bintu bigomba kurangizwa nuko umwuka wera yinjiye muri wewe. Wakinguye umutima wawe, umwuka wera kaza muri wewe, changamoto zigahagarara. Icekinga wenyine, isuzuma urebe changamoto ufite, numara urebe nuruhe rwego ugirana ubusabane n'umwuka wera. Nima ntawo, shaka imbaraga z'Imana ibyo bintu byose bihagarare. Uza kusoma nanone Yesaya ibice 59 umurongo wa 19. Roho wa Mungu atampiga adui. Uze kuhasoma wenyine. Iyo udafite Roho Mtakatifu hauwezi ukawa na uhai kabisa. Tushaka kugira ubuzima bwiza kama Roho Mtakatifu hausike maishani mwako. Nimba umwuka wera adafite umwanya mu bugingo bwawe hauwezi ukawa na uhai. Ukeneye umwuka wera kugira ngo wishimire ubuzima, wishimire urugo rwawe, wishimire abana bawe, wishimire umuryango wawe, wishimire amafaranga ufite, wishimire ibihurimwo. You need the Holy Spirit. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Ni ikiganiro ndi kuguha cy'ijambo ry'Imana muvandimwe. Mwuka wera ni uzana ubugingo. Ni uzana ubugingo. Imana imaze kurema umuntu mwitangirira ibice 2 umurongo wa 7. Mu by'ukuri Imana ngo yahushe mu muntu mwuka ngo umuntu abo bugingo buzima. Donc umwuka ni uzana ubugingo. Hallelujah. Revelation, igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana igice cya 11 umurongo wa 11 haravuga ngo iyo minsi 3 n'igice ishize umwuka w'ubugingo uva ku Mana winjira muri bo, bahera ko barahaguruka, ubwoba bwinshi butera babibonye. Umwuka w'ubugingo uva ku Mana. You need the Holy Spirit. Unahitaji Roho Mtakatifu ili upate uhai katika jina la Yesu. Haleluya. Ichakane, hauwezi kutulia kama hauna Roho Mtakatifu wa kuhusika. Tushobora gutuza. You cannot rest if you do not have Holy Spirit. Roho Mtakatifu ndiye anayekupa utulivu. Numwuka wera uguha gutuza, my friend. Reba ibintu bituma udatuza, wirukanka hirya no hino. Mu bintu biranga tamaza mwiri ni 5. Narabibabwiye ndagira ngo 1 ni kuzunguruka hirya no hino buzira gahunda. Ukabaho udaturiye kabisa, ntujye uregama ahantu. N'akazi ugezemo ntukaregamamo. Manake ufitiye uwo mwuka uruzerero. Sasa Roho Mtakatifu yakujemwo uraturiya ugatuza kuko umwuka wera w'Imana yakugezemo. Amen. Reba, hari abantu uzi bashobora kuba bazerera gusa mu bintu bizira gahunda. Bagenda ahantu nta gahunda ihari, ntaco bagiye kuhareba, akazi nta karegamamwo, akageramwo ngo ariko ngo kanze. Donc ari mu mwuka w'uruzerero. Omba Roho Mtakatifu, shirikisha Roho Mtakatifu maishani mwako, urebe kuntu ibyo bihe bihita bihagarara. Na Petero byamubayeho. Petero atarahabwa umwuka wera yasubiye kuroba amafi. Yasubiyeyo kabisa. Yasubiye ku nyanja. Ariko umwuka wera amaze kumuzaho yaratuje. Abintumwa itangaje cyane n'ubu y'intangarugero. Uze gusoma muri Yohana ibice 21 umurongo wa 3 uraza kubyumva. Wenda kugira ngo
audio cyangwa video itaba ndende, reka nkubwire imirimo y'umwuka wera. Nariko nkubwira fayida, nakubwiraga fayida, umumaro w'umwuka wera, nkakubwira igihe udafite umwuka wera ibintu bishobora kukubaho. None reka nkubwire rero ni kazi ya Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Na kahe kazi k'umwuka wera mu bugingo bwacu? Ese umuntu ufite umwuka wera ni kubukora mu bugingo bwe. Nigeze kubibabwira mu ncamake, Roho Mtakatifu anakufunulia Mungu ili upate kumjua. The Holy Spirit reveals God to you. N'umwuka wera uguhishurira Imana. Iyi Mana ntushobora kuyimenyeshwa n'ubwenge bwawe. Nubwo wosoma ugasoma byinshi cyane, ukiga theology nyinshi cyane, ugakora byinshi cyane, ukandika ibitabo byinshi cyane, ni Roho Mtakatifu ambaye anakufunulia Mungu. Ni umwuka wera uguhishurira Imana, ni ushobora gutuma umenya Imana. Haleluya. Ni ushobora gutuma wumva uhuye n'ubusabane n'Imana. Rero ni vizuri sana upate neno lako la kusimamia katika hali ngumu. Ni ngombwa ko mu bihe bigoye uba ufite ijambo uhagarariraho, kuko umwuka wera ni uguhishurira Imana. Amen. Kubwa sana. Amen. Imana, umwuka wera ni uguhishurira Imana. Uze gusoma muri Zaburi 105:18 kugeza kuri 20, harakubwira inkuru za Yosefu. Haravuga ngo ku 18 haravuga ngo baba barisha ibirenge bye iminyururu, bamushiraho ibyuma. Ukomeze usome, harakubwira ngo kugeza ubwo umutegeka wa byose, kugeza ubwo umuremyi wa byose yategetse. You see, Roho Mtakatifu anakufunulia Mungu. Wibuka ukuntu umwuka wera yahishuriye Yosefu ibintu bikomeye bigatuma ava mu nzu y'imbohe. Imana ni iduhishurira ijambo ryayo. Haleluya. Uze gusoma Abakorinto ba mbere ibice 2 umurongo w'9 n'uwa10. Imana irashaka ngo ikwihishurire, ariko umwuka wera ni ugushoboza guhishurirwa Imana. Nureba muri Yeremiya 33 umurongo wa 3, haravuga ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye, nguhishurire ibikomeye. Amen. Amen. Hari abantu basoma Bible bakabonamo bakabonamwo ba Eliya, bakabonamwo ba Mose, bakabonamwo ba Abrahamu, bakabonamwo abahanuzi bato n'abakuru. Ayo mateka barayazi cyane, bazi n'ibintu byinshi cyane. Donc ngubwiza ukuri, iyo Bibiliya nta kizigera igufasha, nakuambia kabisa. Kugeza ubwo uzayisoma ukibonamo nibwo ijambo rizaguhindura. Reka gusoma Bibiliya gusa ngo umenye amateka, umenye ngo igitabo kigabuyemo ibice binga. Sasa wewe bitakufaidi nini? Birakunguriki to know that only. Ni byiza kugira ubumenyi, ntabwo nanjye narayize theology, narayize kabisa, ariko se umwuka wera w'Imana ni ugomba kuguhishurira Imana. Reka kwiratana ubwenge, reka kwiratana ibitabo wanditse, reka kwiratana uburyo uzi kuvuga, reka umwuka wera guhishurire Imana. Amen. Mu by'ukuri n'abigishwa ba Yesu babanye nawe, ariko ntibashoboye kumumenya. Usome muri Matayo ibice 16 umurongo wa 13 kugeza kwa 16, usome n'uwa 17 nta kibazo. Harakwereka ukuntu Yesu yaganiriye n'abigishwa, arababaza ngo ariko mwebweho munyitande. Baracanganyikirwa kugeza Petero avuze ngo uri Kristo umwana w'Imana. Yesu aramubwira ngo ntabwo ari inyama n'amaraso biguhishuriye ibyo ngibyo. Haleluya. Umwuka wera ni uguhishurira kumenya Imana. Ushobora kuba uri umugore wa pasiteri, wa bishop, wa apostle, umugore w'abahanuzi, umugore w'umuhanuzi, umugore ariko ukaba utazi Imana. Ni umwuka wera uguhishurira Imana. Haleluya. Nusoma muri Daniel
ibice 11 umurongo wa 32 haravuga ngo abazi Imana yabo bazakomera bakora ibikomeye. Amen. Abazi Imana yabo, abayishuriwe Imana yabo, ntabwo ari abatinze mu idini, ntabwo ari abafite amatitire atandukanye, ntabwo ari abasirimba, n'abazi Imana yabo bayihishuriwe n'Umwuka Wera, abo bazakomera bakora ibikomeye. Kubwiza ukuri, Satani ntatinya abantu gusa, atinya abantu bazi Imana. Dawidi yaravuze ngo abazi izina ryawe Mana. Haleluya. Abazi izina ryawe gusa, abamenye izina ryawe gusa bazakomera, bazashira ubwoba. Imana nibagirire neza cyane, Imana ibakomeze cyane bavandimwe. Kawenda nkubwiri iyi ni impamvu imwe gusa, undi mumaro umwe, akandi kazi k'Umwuka Wera. Roho Mtakatifu anakupa nguvu ya kushinda majaribu. Mwuka Wera ni uguha imbaraga zo gutsinda ibigeragezo. Umva nkubwire, impamvu gushwa n'ikigeragezo icyo ari cyo cyose nuko Umwuka Wera adakorera muri wowe. Nutanesha irari ry'amafaranga, Imana ntabwo izaguha amafaranga. So you need the Holy Spirit kugira ngo uneshe iryo rari, uneshe ibyo bigeragezo. Acha nikueleze neno hili. Kila jaribio unalopita, Mungu anakusogeza mbele, na kila jaribio linalo kushinda, utarudia darasa hilo. Buri kigeragezo utsinze, Imana iguteza intambwe, utera imbere, ukigira imbere. Ariko ikigeragezo kigutsinze ni nkaho uba utsinzwe mu ishuri, usubira muri iryo somo tu kugeza uritsinze. Niyo mpamvu mubona abantu badakura, mubona abantu baheze hamwe. Do you know why? Nuko bananiwe gutsinda ibigeragezo. Praise God. Usome mu Efeso ibice 3 umurongo wa 15 ugeze ku wa 17. Ngereka ngusomere hagufi. Haravuga ngo abahe nkuko ubutunzi bw'ubwiza bwe buri gukomezwa cyane mu mitima yanyu kubw'Umwuka we. Abahe gukomezwa cyane kubw'Umwuka we, kandi ngo Kristo ahore mu mitima yanyu kubwo kwizera, kugira ngo ubwo mumaze gushorera imizi mu rukundo mukaba mushikamye. Praise Jesus. Hallelujah. Ni Umwuka Wera rero uguha gutsinda ibigeragezo. Mwuka Wera guha imbaraga kabisa. Mwuka Wera guha imbaraga zo kunesha ibigeragezo. Abacamanza ibice 12 umurongo wa 5 no 6 uze kuhasoma. Kubwiza ukuri muvandimwe, ntugahore mu marira, saba Imana iguha ubushobozi. Mwuka Wera w'Imana akozeho. Kankubwire umumaro wa 3, akazi ka 3 k'Umwuka Wera. Roho wa Mungu anakupa akili. He gives you intelligence. Umwuka Wera ni uguha ubwenge, anakupa akili ya kutatua mambo. N'Umwuka Wera uguha ubwenge bwo gukemura ibibazo. N'Umwuka Wera uguha ubwenge bwo guhagararira ibintu runaka. Haleluya. Muri Yobu ibice 32 umurongo wa 8 haravuga ngo ariko mu bantu harimo umwuka, kandi guhumeka kwishobora byose niko kubaha kujijuka. Guhumeka kwishobora byose niko kuguha kujijuka. Praise God. Hallelujah. Umwuka guha ubwenge. Mu mwuka mu bantu, ariko mu bantu harimo umwuka, niko biri yivuga, kandi guhumeka kwishobora byose niko kubaha kujijuka. Kugira ngo byumve cyane nanone uze gusoma hose mpasoma, uhasome mwitange mu gitabo cyo Kuva ibice 31 umurongo wa 1 n'uwa 4. Imana mu by'ukuri itanga ubwenge. Yahamagaye Mose iramubwira ngo dore shize umwuka w'ubwenge muri uyu mugabo. Uyu mugabo ni uzamenya ibintu byo guconga ibiti, byo kubaza imbaho, byo kubaza amabuye, ibintu byo muhaye umwuka w'ubwenge. Wisome muri iki gitabo cyo Kuvayo ibice 31 umurongo wa 1 ugeze ku wa 4. Mu Efeso igice cya mbere umurongo wa 17 kugeza ku wa 18. Haleluya. Haleluya. Uze kuhasoma harakubwira ukuntu amaso y'umwuka atangira gukora.
atangira kubona. Kankubwire umumaro w'akane nsoreza aho ngaho. The Holy Spirit gives you certainty. Anakupa uhakika. Uwe na uhakika wa msamaha wake. Uhakika ni iki mwuka byaramo? Nukuvuga ngo aguha kumenya ukuri. Donc ntushidikanye. Ukizera imbabazi yakugiriye. Kugeza ubwo wizera amasengesho wasenze ko yumvikanye. Kugeza ubwo wizera intego z'ubuzima bwawe. Yes. Soma nanone mu Baheburayo ibice 11 umurongo wa 11. Ni byiza gukomeza kwizera abavandimwe. Ni byiza gukomeza kwizera. Haleluya. Ndashaka gusoza. Mu Bakorinto ba kabiri ibice 5 umurongo wa 5 kugeza ku wa 6 haravuga ngo Imana niyo yaturemeye iyo ngingo, ndetse yayiduhereyeho umwukaho ingwate. Nico gituma dukomera umutima iteka, kandi tukamenya yuko iyo turi iwacu mu mubiri tuba dutuye kure y'umwami wacu. Haleluya. So umwuka wera aguha certainty, aguha uhakika. Icya gatanu, Roho Mtakatifu anakusaidia kutii Mungu. Mwuka lelokota la bandi ya lekasikaya na lobenda ya dideli ya porkasi. Imana ihabwa icubahiro cyinshi. Ni umwuka wera ugushoboza kubaha Imana. Ntushobora kubaha Imana kubw'ubufura bwawe. Ntushobora kubaha Imana kubw'igitinyiro ufite mu isi. Ntushobora kubaha Imana kubw'amafaranga. Ntushobora kubaha Imana kubw'ikintu icyo cyose. Ni Roho Mtakatifu anayekusaidia kutii Mungu. Ni umwuka wera umfasha kubaha Imana. Imana ihabwe icubahiro. Amina. Ndishimye kabisa. Numva ubwiza bw'Imana. Upako wa Roho Mtakatifu, upako wa Mungu upo juu yangu. Muri Ezekieli ibice 36 umurongo wa 26 kugeza ku wa 27 haravuga ngo nzabaha n'umutima mushya. Haleluya. Mbashiremo umwuka mushya. Nzabakuramwo umutima ukomeye nk'ibuye, mbashiremo umutima woroshe. N'Imana iguha umwuka wera wo kugira ngo uyubahe. Wewe ntushobora kuyubaha. Ntushobora kuyubaha wishingikiriza icyo ari cyo cyose. Reka umwuka wera umucumbikire muri wewe, bizatuma wubaha Imana, utinya Imana. Amina. Haleluya. Amina. Haleluya. Icya gatandatu, anakuwezesha uzalishe matokeo. Ni umwuka wera ugushoboza kubyaza inyungu ibintu ukora. Ubuzima bwawe bukakuryohera, ubuzima bwawe bukabaho neza. Ruhusu Roho Mtakatifu ausike katika maisha yako ili upate baraka katika lolote ufanyalo. Reka umwuka wera mwemerere agire ubushake cyangwa agire icyo akora mu buzima bwawe kugira ngo muri buri kimwe cyose ukora ubone umusaruro kandi mwiza. Amen. Usome mu Gutegeka kwa kabiri ibice 8 umurongo wa 18. Mu by'ukuri Imana niyo iduha imbaraga zituronkesha ubutunzi. Uhasome, Imana niyo iguha imbaraga zikuronkesha ubutunzi. Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro. Imana igufashe mu buzima bwawe ugira umugisha. Abantu bubaha Imana kubera ibikorwa bakubonaho, apana kubera amagambo, apana kubera ubugenge. No, abantu nibabona imirimo yawe, abantu nibabona ukuntu umeze, abantu nibabona uburyo umeze neza n'umuryango wabahereko bubahe Imana. Muri Yesaya ibice 32 umurongo wa 15 haravuga ngo kugeza aho umwuka azadusukirwaho avuye mu ijuru, maze ubutayu bukaba imirima yera cyane, umurima bakawita ishyamba. Praise Jesus. Kugeza ubwo umwuka wera azadusukirwaho avuye mu ijuru, ubutaka bukera. Haleluya. Ukeneye umwuka wera kugira ngo ubone umusaruro mu byo ukora byose. Nanone ndagusaba, ndaguha ibyanditswe gusa. Uze gusoma Zaburi 104
umurongo wa 30. Haleluya, uze kuhasoma urabyumva neza. Uze gusoma Ezekiyeli ibice 39 umurongo wa 29. Uze gusoma Zekariya ibice 12 umurongo wa 10. Biraza kugufasha muvandimwe. Ndasoje. Muombe Mungu amwachilie Roho ahusike katika maisha yako. Ubuzima bwawe emera Mwuka Wera buzemo mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Ndasoza muri iki cyanditswe muri Luka ibice 11 umurongo wa 13. Haravuga ngo none se ko muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi, so wo mu ijuru ntazarushaho guha Umwuka Wera bawumusabye? Saba Imana Umwuka Wera uguhe. Yego yaramutanze, rego Umwuka Wera yaraje, kingura umutima wawe winginga Imana.